Executive Secretary wa Unity Club, Meya w'akarere ka Rubavu, mukuru wa UTB, ishuri, abakozi bo muri Minisiteri ya Minubumwe, abakora inzego z'umutekano muri aka karere, namwe abanyeshuri, abarimu, muraho neza. Aba bamaze kuduha ikiganiro bari bicaye hano bahagarariye amateka yacu uko yagenze, ni ibyiciro bihagarariye amateka yacu, nta mateka tutazahanagura, nta mateka tuzabana nayo, ariko ni n'amateka atwubaka. Ndabaza gushimira nyakubahwa First Lady w'igihugu cyacu watekereje gushyiraho iyi concept ya ndi umunyarwanda. Ni igitekerezo gifite akamaro cyane ku gihugu cyacu. Ubundi ndi umunyarwanda is the basis of our existence. Kuba umunyarwanda niwo musingi wo kubaho ku Rwanda n'abanyarwanda uyu munsi n'ejo hazaza. Ni ikintu rero kiremereye cyane. Ndi umunyarwanda n'ubundi yasanzweho mu muryango w'abanyarwanda, ntabwo ari ikintu gishya, ariko cyaje gusenyuka, kirasenywa, hari process cyanyuzemo, ndi umunyarwanda birasenywa, ariko First Lady aza kuyubaka neza ashingiye no ku mateka twari tumaze kunyuramo, ayiha umurongo ariho tugenderaho uyu munsi. Ndashimira na Perezida wacu, nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma y'ihuriro Executive Secretary yababwiye, wavuze ati nyamuneka ntimukibande mu bakuru gusa, ahubwo nimujye mujya mu rubyiruko, mu bana batoya, kuko abana batoya nibo Rwanda rw'ejo. Ari nayo mpamvu babasobanuriye turi hano n'ahandi hose mu gihugu. Ubundi u Rwanda rwari igihugu. Uniqueness y'u Rwanda cyangwa se umwihariko w'u Rwanda nuko mu bihugu byinshi bya Afurika ahenshi cyane abakoroni baza ntabwo basanze ari ibihugu. They only carved them out. They carved them out according to their own interests. Bagiye bakata ibihugu bitewe na intere zabo, bagakatira ibihugu. Niyo mpamvu muzabona ibihugu bimwe byo muri Afurika, cyane mu majyaruguru ya Afurika, ukabona umusitari ukase nkaho bashyizeho rura bakagira bagahurutura gutya ugasanga bimeze nk'amablock, kwari ukugabana. Ariko u Rwanda uko ruteye, u Rwanda abakoroni basanze ari u Rwanda, niwo mwihariko w'u Rwanda. Basanze ari igihugu, ari a nation state, ari igihugu, kandi igihugu gifite structures, gifite ubuyobozi. Okay, ubw'icyo gihe kimwe n'ahandi hose ku isi u Rwanda rwari monarchy ni y'icyo gihe. Ibi bya demokarasi n'ibindi byose, multi-party politics, ibi byose ni ibintu by'ejo bundi, ni ibintu by'ejo bundi. Ahandi hose isi yose niko yari iteye, uretse ko n'ahandi hari aho bikiri kugeza uyu munsi. So u Rwanda rero rwari nation state, rufite institutions, rufite justice system, rufite administrative system ikora, rufite standing army. Umwaduko w'abazungu through colonization basanze u Rwanda ari nation state, ruri unique, basanga ruri unique. Ari nayo mpamvu igihe cya slave trade guhera mu 1500 kugeza aho yahagarariye muri za imyaka 1500 yamaze, slave trade
u Rwanda rwarayisurvivinze, nicyo gihugu muri aka karere kitarucuruje abantu barwo mu bucakara, nicyo gihugu cyasurvivinze abantu bacyo bakaguma bari hamwe, ari nacyo gisobanura ubwinshi n'ubucucike bw'abanyarwanda haba hano haba no mu karere dutuyemo. Ubucucike n'ubwinshi bwacu busobanurwa n'uko abantu bacu batajyanywe mu bucakara, kubera ko igihugu ntaho bashoboraga kukimenera. Abacuruzi b'abantu ari the Arab slave trade yaturukaga muri East, ari the European slave trade yaturukaga muri West, abageraga ku mbibi z'u Rwanda zose barababwiraga ngo muramenye hariya ntabwo hamenerwa, you cannot just enter, urahagera abanyarwanda barakumerera nabi. So urumva icyo gihe ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa abanyarwanda bari bazi akamaro value y'umuntu, bari bazi agaciro k'umuntu, barabarinda n'igihugu kiririnda, kigira imbibi zacyo, kirinda imbibi zacyo, kikarwana intambara, abanyarwanda bose bakarwana intambara nk'abanyarwanda barwanira igihugu cyabo. Nta mateka y'amacakubiri bigeze bagira, nta mateka ya jenoside yigeze aba. Genocide ni concept y'ejo bundi, ni concept y'ejo bundi yo muri za 50. Imbere yaho nta watekerezaga ibintu by'ubwicanyi n'iki byose, kubera ko abanyarwanda bari hamwe, kubera ko bari bafite umuco, bafite n'amateka, umuco wabo, amateka yabo, culture, history, beliefs, values, ibyo byabagira bigakumira icyaza kubacamo ibice. Ubukoroni buje nibwo bwazanye destruction ya Rwandanicity, nibwo bwazanye destruction y'ubunyarwanda completely. Byatangiye Abadage, Germans aribo bakoroneje u Rwanda, bigiye kugera mu 1910 around there. Abadage bari batangiye kugira imbaraga nkeya, mu bukoroni. Noneho bumvikana n'Ababiligi ko u Rwanda rufatwa n'Ababiligi. Ubwo ariko muri 14 kugeza 18 nibwo intambara y'isi yatutumbaga, kandi Germany ariyo yayirwanaga gusa n'ibindi bihugu. Of course Germany itsinzwe, u Rwanda noneho officially barushyira mu maboko y'Ababiligi. Ni ukuvuga ko turagizwe Ababiligi bari barakoroneje DRC Congo, bayikura kuri Atlantic Ocean, barayizana bakurikira interests zabo, barayizana bayigeza kuri Petit Barriere n'ikivu bagicamo kabiri, kubera ko King Leopold umwami w'Ababiligi we yashakaga ubukire bwa Congo. Aho yageraga bati imbere hari zahabu akagenda, bati imbere hari dayama akagenda, bati imbere hari korota akagenda, kugeza aho yumviraga ko agomba kubimarayo, iba property ye. Yumvisha amahanga yose, abandi bose b'abakoloni y'Abongereza n'abandi, abumvisha ko Congo izaba a free state for everybody, kuri buri muzungu wese kuza gukora exploitation. Nuko bayimurekeye gutyo. Ariko ubwo slave trade, ubucakara bwadevastatinze ibihugu bindi byose bidukikije, bwatwaye abantu imyaka irenga 1500 n'ibindi, baratwara ku buryo abantu bose babaye depleted, bashiramo, ugasanga ahantu hose abantu barahashize uretse mu Rwanda gusa. So
ubwo ababiligi baradufasha baraturagiye turagiye group ababiligi bigeze mu 1923 1923 kubera ko abanyarwanda ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe zari zarafatanyije n'abadage kurwanya ababiligi baturukaga muri west kandi ababiligi bafatanyije n'abongereza icyo gihe ingabo z'u Rwanda zari zisigaye abadage bamaze kugenda twe twaragijwe ababiligi icyo bakoze disbanded barazica baca ingabo z'u Rwanda bazikuraho completely barazisesa ikintu cyitwa ingabo z'u Rwanda 1923 baziciye bazana abasirikare babo baturutse muri Kongo babaga Kisangani bayobowe n'umukoloneli witwaga Registe bazana n'ingabo z'abazayirwa z'abakongo ingabo z'abakongo abarizo zitegeka u Rwanda guhera 1923 ingabo z'abakongo zidiporoza hano Rumangabo hano haruguru muri kiriya kigo cy'ababiligi bari barashinze abarizo zidiporoza hano mu Rwanda abarizo ziyobora u Rwanda abarizo ziyobora u Rwanda ariko ziyoborwa nazo n'ababiligi so ubwo murabyumva rero ubunyarwanda butangiye guhungabana butangiye gucika intege dutangiye kuzira ko twari a nation state ifite institutions ikomeye dutangiye kuzira ko basanze dukomeye dufite umuco dufite ururimi rumwe dufite amateka amwe dutangiye kuzira ko twafatanyije n'abadage ingabo z'u Rwanda baraziciye barakomeza 1932 they introduced the identity card they dichotomized the Rwandan society kuzana ID indangamuntu ivuga amoko ivuga ngo uri umuhutu uri umututsi uri umutwa meant that icyitwa ethnicity was institutionalized icyitwa amoko kiba institutionalized amoko ashobora kuba yarahari nambere ariko ntacyo yaravuze yari irrelevant umunyarwanda cyangwa ubunyarwanda nicyo cyari icyangombwa ariko kubishyira mu ndangamuntu baka-identifying abantu gutyo byabaye institutionalized aho niho danger yazi ubundi amateka uko atubwira society y'abanyarwanda yari fluid umuntu yashoboraga kuba umuhutu akongera akaba umututsi bitewe na status ye nuko ameze nuko yahatswe nuko yagabiwe nuko yageze gute byari fluid ntabwo byari nkuko ababiligi babivuga so ababiligi rero bamaze gutanga ayo macakubiri icyo gihe ubwo ariko batangiye ayo macakubiri u Rwanda nta kintu na kimwe kizima bariho barukorera no kugeza 1932 igihumbi 1932 nta kintu u Rwanda barukoreraga n'agashuri bubatse muri Astrida ariyo Ibutare Huye uyu munsi bakubatse ari nasare y'abana b'abazungu ntabwo buri abayubatse as university no yatangiye ari kanasare k'abana b'abazungu ababo twebwe n'utwo dushuri nyine mujya mwumva Astrida n'iki ubwo ariko ahandi hose mu karere dutuyemo bari bamaze kubaka amashuri atagira ingano za universities abongereza bari barubatse universities of Nairobi zari muri 1920s abagande muri Uganda abongereza bari baramaze kubaka Makerere University 1922 muri Congo universities in every province all the provinces of Congo ababiligi barubatse universities barubatse amashuri ku buryo
abanyarwanda kugira ngo bige nibura bagereho hejuru ho gatoya, nuko abenshi bamwe Rudahigwa yaboherezaga kujya kwiga muri Zaire muri Kongo. Hari ahantu hitwa Kisantu twarahageze mu 1997 dusanga muri records harimo abanyarwanda bahigiye bitwa ba Rwagasana, bitwa abandi bari nk'abanyarwanda bageze nko mu 8. Baratubwira abapadiri baho ngo Rudahigwa wabohereje. Muri abo bose mvuze harimo abahutu harimo n'abatutsi yari yarabohereje kwiga, kuko hano nta kintu bahubakaga, nta infrastructure bubakaga. Ahandi hose bubakaga ibintu byinshi cyane, usibye amashuri bubakaga ibitaro, bubakaga universities. Twebwe university ya mbere yubatswe 1962. Urumva ahandi muri South Africa no muri Congo duturanye universities zarubatswe 1920, twebwe 1962. Ubwo murumva ubwo bujiji buri deliberate ubwo bakoze. Icyo bubatse kizwi mu Rwanda mu 1930 ni 1930 ni prison iri yabimuriye Mageragere. Niyo institution ikomeye cyane bubatse, bayubaka ukibaza ngo barayubakira iki. Ese icyo gihe mu Rwanda hari ibyaha byinshi cyane ku buryo abanyarwanda bari bakeneye 1930 yo kubafunga. N'ubu bari bwari buhari ngo hari abasinzi bari burwanya. Oya, ariko n'ibyaha byo kuvuga ngo ni igitugu ko bategekeshaga ibiboko, bategekaga batwari gukubita abantu, kugira gute kwanga kujya gukora hanze bakaba babafunga. Kujya gukora hanze mvuga ni ikintu cyiswe labor migration, cheap labor migration, akazi k'amaboko gaciriritse. Kubera ko Ababiligi kugira ngo exploiting Congo muri minerals zayo mu gucukura, nuko bari bakeneye abantu bo kujya muri ibyo birombe gucukura. Kandi kubera slave trade n'ubucakara, kubera ubucakara abantu bari barashize muri Congo, nta bari bahari bo gukora iyo mirimo. Ko twageze muri Congo ahantu muri Shabunda hitwa Kasongo, uhageze hari isoko ryenda kungana na Rubavu yose rinini cyane, n'uburi gihari n'umunara waryo, byari isoko mpuzamahanga ry'umugabo witwa Tiputipu wacuruzaga abantu. Isoko bagacuruza abantu bakabakura aho ngaho Kasongo bakabatwara bakabageza kuri Tanganyika bakakomeza Dar es Salaam bakambuka Zanzibar bajya muri East Indies bakajya gucuruzwa za Sri Lanka n'ahandi. So cheap labor migration rero cyangwa imirimo iciriritse muri aka karere, cheap labor badahemba batagira gute, nta handi yashoboraga kuva itavuye mu Rwanda. Kubera ko u Rwanda nk'uko nababwiye rwari rwararinze abantu barwo ubucakara, therefore bari hamwe kandi ari benshi kandi ari abakozi. Therefore kugira ngo Ababiligi noneho badufashe, aribo twatijwe mu bukoroni, kugira ngo bacukure ibirombe byabo, Abanyarwanda baratwawe guhera muri Ituri, za Kiromoto, muri za Shabunda, Kamituga, Manono, Kipushi, muri Katanga ku mupaka wa Zambia na Angola. Ni Abanyarwanda gusa batwarwaga kujya gucukura. Abacukura bakagwamo, abatazagaruka, abazatandukana n'iwabo. Ubwo Bunyarwanda butangiye gushwanyuka. Aho hose twarahageze, Kipushi twarahageze 1997 turahatungukira, twatungukiye budukeraho tugiye twisanga nkaho turi nka Musanze cyangwa hano Rubavu. Abantu bose ari Abanyarwanda. Batwawe ryari? Icyo gihe cyo muri za 30-40 n'Ababiligi. N'ubu ngubu baracyariyo n'Abakongomani babunye.
abandi bose bagatwarwa mu Bongereza muri Uganda kujya guhinga ibyayi, guhinga ibisheke, guhinga amakawa no kuragira inka mu mafamu y'abazungu. Ubwo abanyarwanda nta kindi badukorera hano kizima uretse kudutwara hirya no hino muri ibi bihugu duturanye, ku buryo kuva hano kujya Uganda bagiye bubaka indaro buri birometero 6, 10, indaro, n'ayo mazu n'ubu aracyahari y'abanyarwanda bararagamo bagenda. Ibi ngibi bisobanura the demographic dispensation yo muri Great Lakes region itera ikibazo n'ubu cy'umutekano mukeya. Masisi yose nta kintu yari amashyamba gusa. Ababiligi kandi bashaka ku exploiting, bakavuga bati aha hantu tuzategeka dute ahantu hatari abantu. Batwara abanyarwanda babajyana Masisi, abandi babajyana Rucuro, basanga y'abandi bakatiweho n'imipaka. Nuko nguko abanyarwanda benshi hariya ubona muri Masisi, Rucuro bageze muri 5,000,000, nuko nguko bagiye. Ubwo imbaraga z'u Rwanda zirimo ziratatawe. Of course abakora nicyo bakoze muri icyo gihe cyose, ari ukutwima amashuri, ari ukutwima amavuriro akomeye, ari ukutwima ibyo bintu byose byafasha igihugu. Icyo bakoze kwari ugutraininga, kumentaringa abo bita elites, abanyarwanda elites, abo bita injijuke, ariko mu by'ukuri ari injiji, ari ukubatraininga ubujiji kurusha kubatraininga nk'abanyabwenge. Babamentaringaga muri sensi yabo ya identity card system y'amacakubiri bagamije kuzadusenya. Bakiga bakamenya Igifaransa, ariko mu mitwe mu myumvire yabo bakaba ari Ababiligi, bakaba ariko batekereza kandi bazakoreshwa cyangwa se bagakora ibyo bashaka. So abo ngabo the elites, ushobora kuvuga ngo sinzi ko nabita elites, ijambo ryiza mu Cyongereza wabita ni lumpen ignoramuses. Lumpen ignoramuses, very ignorant. Nta kintu kibi nko kuba wize ariko ukaba ignorant. Umuntu wize iyo yabaye ignorant aba very dangerous, aba very dangerous. Ntugahure n'umuntu wize yaraborotse ibitabo byose ariko ari ignorant, abura the basics z'ubumuntu, abura the basics za analysis, abura the basic tools ibyamufasha mu buryo bworoshye gusesengura. Umuntu udasesengura buriya aba ari mubi cyane, aba ari mubi. Nka mu rubyiruko iyi stage muriho ni stage yo kumenya gusesengura. Iyo tuje hano nk'aha tubaganirira tubaha equipment, tuba tubikwipinga na tools of analysis kugira ngo mushobore kwanaliza, mutazaba nka za elite zo muri za 40-50 zo mu Rwanda zabaye mentored n'abo Babirigi, abapadiri n'abandi muri sense y'amacakubiri bagasenya igihugu cyabo. Rimwe na rimwe dushyira blame, ibintu byose tubishyira ku bazungu, tukabishyira ku bakoroni, tukabashyira ku Babirigi. Hanyuma se abo bacu bitwaga ngo barize bo bafite blame ingana iki? Wabanenga ingana iki? Aribo banyira igihugu, bafashije nabo bazungu kugisenya, n'abazungu baragiye bakongera bakagisenya. So sometimes blame ni twebwe tugomba kwirinda. Ibi byose rero byaze gushyira 1959 aribwo urebye ni genocide ya mbere nibwo yabaye. Abantu baratwikirwa, abantu baricwa,
ubunyarwanda noneho physically busenywa n'ababirigi, ingabo z'ababirigi zifite helicopters, zifite iki, zifatanya n'abanyarwanda bamentaliza abo ngabo bigishije, bamenesha abantu, barabatwikira, barabica, ngo barica abatutsi. Umututsi ntakiri umunyarwanda, ni ikindi kintu. Ubwo u Rwanda niho rwakomerekeye, niho rwakomereje kugira ibibazo. Ubundi muri ideologies nk'izi ngizi z'amacakubiri n'ubwicanyi, inzego z'abantu zibigiramo uruhare ku nyungu zitandukanye. The elites babandi navugaga, abize baba bafite agenda, baba bafite impamvu n'ibyo bakora, baba babizi, baba banabyemera, bashaka political power, bashaka imyanya, bashaka monopoly y'ubuyobozi, bashaka n'inyungu zabo ku giti cyabo. Urwo ni uruhare rukomeye cyane. Ariko genocide igashoboka, nubwo bwicanyi bugashoboka, kubera ko abo ngabo babaye abatoni b'abazungu, rubanda rundi rwose ruhezwa mu bujiji, peasant, abantu bakenye, batindihaye, bashobora gukoreshwa batazi n'icyo bakora. Kuko umuturage w'injiji utize nk'aba bose bakoze jenoside 94, majorite yabo, ese umuturage rubanda wo ku musozi yabaga ashaka kuba minisitiri, yabaga se ashaka kuyobora, kuba guverineri, yashakaga se kuba meya? No, kubera ubujiji babafashemo bugwate. Icyo yabaga ashaka ni inka arya inyama, ni ihene arya inyama, ni intebe yo mu nzu abone uko yicara, n'akantu utuntu, kubera ko n'ubundi ari deprived, n'ubundi ntacyo yagiraga, n'ubutindi, n'ubukene, n'ubucucu, therefore kumukoresha biroroshye. Izo level z'abantu zombi uruhare rwazo ruratandukanye. Ari naho imyumvire ya leta y'ubumwe nyuma ya 1994 mwabonye haza Gacaca, kandi Gacaca ikaba successful kuko yari best mu giturage. Bari abantu bose 1,900,000 nta prison bashoboraga kujyamo, nta na modern justice system ya court system yashoboraga guca imanza ngo zizarangire. Ariko uko Gacaca yabikoze byari reconciliatory, kwari ukwiyunga, kwari ukuvuga ukuri, ariko kwari no kuvuga ngo abarubanda bose ni victims b'abayobozi babi, b'abelitist babakoresheje, kandi bo bakabikora bafite icyo bagambiriye. So nyuma ya 59 za 1962 tugira Repubulika ya mbere. Noneho za ntiti zitwa ngo zirize, the lumpen ignoramuses, bafata ubutegetsi, aribo bakayibanda n'abandi. Ayo ni amateka mushatse mwaza yajyamo mukayamenya mu buryo bwimbitse. Ni amateka mabi cyane. Noneho ngo tubonye ubwigenge, ya ideology y'amacakubiri yaba institutionalized, irakomeza. Buriya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 yubatswe kuva muri za 50, igeragezwa iranakorwa 59 kuva twagira ubwigenge. Niyo gahunda ya leta yari ifite, niyo gahunda, niyo programu, nta kindi gifatika bakoze kugeza ku ndunduro
1994. Nihuse rero the liberation struggle ya RPF Inkotanyi yatangiye 1990 was inevitable. Yari inevitable. Nta yandi mahitamo yarahari. Nta yandi mahitamo namwe yarahari. Hagombaga kuba urugamba rwo kubohora igihugu cyacu kugira ngo ayo mateka nizo ideology nubwo bujiji bugire aho bugarukira. Igihugu kibone umusingi mushya wo kuyubaka. Kandi RPF yatangiye kuri philosophe ya ndi umunyarwanda. Mbere yuko RPF itangira muri December 1987 habanje kubaho bwa organization hirya no hino bwaharaniraga kuvugira impunzi ziri muri aka karere mu Burundi, Tanzania, Zaire, Uganda, Kenya n'ahandi. Izari zaratatanyijwe 59, 63, 67, gutyo. Ubwo bwa organizations burimo nakitwa RANU yari hari twarayumvaga turi abanyeshuri ngo izaducyura izagira gute. Ariko RANU kari ka organization kari naro, kari kagizwe n'impunzi bari bize baba elitist, bakicara mu kabari bakaganira uko bazakwiye gutaha, bakicara muri salo zabo bakaganira, nikavaho kari ngo kagire step yindi. No, ntaho kavaga ntaho kagiraga, nta nubwo kari kuzakemura ikibazo cy'u Rwanda. Ariko mu 1987 RPF itangira habonetse possibility yuko hari abanyarwanda benshi cyane barimo Lt General Fred Gisa Rwigema, barimo His Excellency Perezida wacu, barimo n'abandi batandukanye bari bamaze kubohora Uganda bamaze kurwana intambara y'imyaka 5 in the Bush War. Kandi iyo ntambara barayirwanye ari batoya nk'amwe, barayitangiye ari urubyiruko. Ngira ngo niyo mpamvu His Excellency buri gihe ashyira imbere urubyiruko, kuko as importance practical experience ye imwereka ko urubyiruko hari ibyo rwakoze kandi urubyiruko ko rushoboye. Kubera ko 87 icyo gihe RANU yaraje, ariko haza abo basirikare bari mu ngabo za Uganda bari bamaze kuyibohora nyuma y'urugamba rw'imyaka 5, baza bafite experience ikomeye cyane ya management ya society, ya revolutionary ideas yo kumenya agaciro k'umuntu, noneho bafata abo baranu babashyira hamwe bakora RPF muri December 1997. Bamaze gushinga RPF, abo basirikare bakuru barimo perezida wacu, ikintu cya mbere bavuze nuko RPF igomba kuba as broad as possible. Igomba kwaguka buri munyarwanda wese aho ari ku isi, n'uwiyumva ko ari umunyarwanda, n'ufite inkomoko y'u Rwanda wese ayizemo. Ntawe yari heje, ntabwo yaheje. Iba a mass movement, iba iraguka, iba nini. Urumva ibitekerezo byabo byari bigari. So the 1990 liberation struggle was founded on a foundation yandu umunyarwanda. Nibwo hazagamo abantu bose bashoboka. Haje ba Colonel Kanyarengwe ava Tanzania aho yarahungiye Habyarimana, haza bitwa Barahinyura, haza imaze gufungura Ruhengeri, haza ba Elizinde n'ababiseruka n'abandi. RPF ititaye ku bitekerezo by'umuntu azanye, nubwo benshi babaga baronse iyo ideology ya genocide
ari byo bakunyemo barigishijwe, ariko bagatandukana na Habyarimana ku mpamvu zabo bwite, ariko atari ukuvuga ko bakunze RPF, ariko bakabona RPF nta kibatwaye, ariko sometimes rimwe na rimwe ideologically bakananirwa kuba integrated, bakaba integrated physically, ariko morally integration ikaba, ariko still RPF ikabagumana. So intambara rero uko yagenze ni kurekure, kuva muri 19 kugera 94, ibyo ari byo byose yari accommodative, ku rugamba. Twebwe abasirikare ba Habyarimana waraswaga atapfuye, twe twapfushije tukasiga intumbi zacu aho, yarahekwaga akajyanwa mu sikive ya gisirikare, akavurwa yakira, akaba integrated. Twebwe uwo bafataga ari muzima, baramwicaga. Aho twaje kubimenyera ni 93 UN force imaze kugera mu Rwanda, Arusha imaze gusinywa, baravuze ngo abasirikare ba leta inkotanyi zifite n'abasirikare b'inkotanyi leta ifite, abashaka kujya mu gusubira mu nkotanyi babasubizeyo, abo RPF ifite bashaka kujya muri leta gusubirayo, abo yafatiye ku rugamba nabo bagenda, tubahitishamo. Abenshi bahitamo gusigarana natwe, ariko 56 cyangwa 8 sinibuka neza, kuko baguririye ku murindi. 56 abaseruja, majoro, abofisiye baragenda bajya ku ruhande rwa leta. Dutegereza ngo baduhe abacu bafashe, bazana abantu babiri, naho abacu bose uwo bafataga barica. Yewe n'utwana twabaga twaraduhungiyeho, kuko mu Mutara hariya bamaze kwica abantu muri za 90, hari utwana twaduhungiragaho, tukaza dufite imyaka 13 10 ntabwo watwirukana tudafite aho kujya abiwabo babisha. Utwo twana hari utwaduhungiyeho, ndibuka mu Kagera tuduhungiyeho, ibihe byari bibi, abafaransa bamaze kuza, ingabo z'abazayirwa bamaze kuza, tugiye mu Kagera nta biryo nta mazi, icyumweru abantu batarya, tujya ahantu hitwa Rwata, basa naho batugoteyeho, bariho bashaka ibikoresho bihambaye kugira ngo baze bari kumwe n'abafaransa kugira ngo batumarire aho ngaho. Utwana tubiri tw'imyaka 13, akandi 14 tubiri turatawaje kangira ngo kubera inzara tujya gushaka ibiryo. Tugiye gushaka ibiryo, abasirikare ba Habyarimana baradufata, badufashe baratubwira bati mumudutware mutwereka inkotanyi ziri, mukadutwara mukatugezaho muzisize, bashaka ngo ubwana bubazane, noneho baroketinge, kuko Rwata hari hanini, bashaka ngo ubwana bubereke exactly ibihuru badusizemo twihishe kugira ngo bahatumarire. Utwana turavuga, ntabwo bwavuganye, bwari bwafashwe, ariko bwigira inama buravuga buti aho twabasize, aho twabasize twasize bagenda bahava, bafashe inzira iva Rwata ijya za Ihema, basa n'abagana ku Rusumo. Bwigira inama yo kubajijisha no kubabeshya, bubajya imbere. Umunsi wa mbere barakurikira, umunsi wa kabiri barakurikira, umunsi wa gatatu bageze iyo ngiyo, barenze za hoteli Akagera, ngo barashaka izo nkotanyi zagiye ku Rusumo. Babonye ko ubwana bwababeshye, batiza inyenzi n'ishyano, ubwo bwana bubiri bahita babwishe. Tubimenyera kuri communication yabo, kuko twarabumvaga kuri communication, nabo baratwumvaga. So ni nkuko rero ngo kwica ikiremwa muntu ni ibintu by'inyigisho byari byarabagiyemo muri iyo myaka yose yamaze icyo gihe cyose, very easily. Ariko
twebwe undi y'ahandi byaduhaga imbaraga. Ababo twafataga baradufashaga cyane, byadufashaga cyane. Igitero cya Ruhengeri ya kabiri, ya mbere, ya kabiri, iyo tutagira abitwaga ba Minani twari twarafashe mu ntambara za Butaro, ntabwo twari kumenya ngo Kamuhoza ibahe, ntitwari kumenya ngo Nyamagumba ibahe, ntitwari kumenya ngo umuhanda ujya Gisenyi ni uwuhe, ntawari ubizi, ntawari uzi ngo ugeze muri Ruhengeri umuhanda wa Kigali ni uwuhe ku buryo wawukating off ngo umwanzi atazana ramfor. Ariko kubera kugira Minani aratuzana nyine, iyo tumwica ntabwo tuba twarateye Ruhengeri successful, ntabwo tuba twarayifashe, ntitwari kubishobora. Ariko bo nyine abacu bakabica, abantu bicaga bakica n'abakobwa, bakica n'abakobwa. Umukobwa ku rugamba wamufata ukamwica. Ndabona bibatanga, sinzi niba bibatangaje, ariko birababaje. Ingabo zacu zarwaniye ahitwa Kidaho hariya. Kidaho ni umuhanda ujya Cyanika, zirwanye ziraneshwa. Kurwana bibamo battles, cyangwa battle n'urugamba biratandukanye. Battle ni bya bintu urwana uwo munsi, uwo mwanya aho ngaho ugatera hanga. Ushobora gutakaza uwo munsi ariko ntutakaza urugamba. So uwo munsi rero ingabo zacu zarakubiswe zisubiye inyuma bafata umukobwa wacu umwe w'umusirikare, ngira ngo yari sergeant, yitwaga Rukotana, baramufata. Ise ni Rukotana, ariko nawe twamwitaga Rukotana ku rugamba, ntabwo nibuka irindi zina. Bamufashe, abasirikare bacu basubiye inyuma, bibuka ko babona ko Rukotana adahari, barongera barwana basubirayo kugira ngo bamubohoze, bamuzane. Bagezeyo aho barwaniraga basanga abasirikare ba Habyarimana bamwishe. Noneho bashinze igiti hasi, baramufata bakimucisha mu maguru, barakimusoka gihinguka hano mu nda, bamushyira ku muhanda. Abasirikare bacu basanga ahagaze, igiti cyamuciye mu maguru kugera hano. Urumva rero ufite n'imbunda. Noneho niba ufite imbunda, ufite amasasu, kuki utamurasa? Ko ari byo byoroshye, kuki ugomba kumwica gutyo? Ibyo ni ibibazo biri ideological, n'iza nyigisho z'ubwicanyi, z'urwango bireze kamere, byo kugira ngo iki, kumva ko wishe umuntu ariko ntabwo byaguhagije. Ni nko muri jenoside. Muri jenoside twagiye tubibona, bicaga umugore yapfuye. Umugore yapfuye atwite, naturare n'umwana mu nda ntari bukire, ariko se kongera kumusatura ugakuramo umwana ugahonda, ibyo byo bikongeraho iki? Ibyo just bikwereka level ya madness yaho igihugu cyari kigeze, kubera inyigisho, kubera indoctrination, kubera urwango rurenze. Duhagarika jenoside, njye nabonye n'abandi, ariko I think na perezida twari ku Kagera, nabonye umugore bafashe igiti cy'igisongo bamucishamo gutya nk'umushito nka brushette, bazana umwana we wa mbere bamushyiraho, bazana uwa kabiri bamushyiraho, bazana uwa gatatu bashyiraho n'uwa kane. Noneho bagishyira mu Kagera mu mazi, gitangira kugenda. Iyo shusho y'icyo giti kigenda kimeze nka brushette, kiriho umumama n'abana be 4, ni ishusho iteye ubwoba, kuko umuntu wamaze kumwica. Kongera gukora ibyo ngibyo, ukongera ukashyira mu mugezi, kwica, ukongera ukinjoyinga kwica, ukica n'uwapfuye nawe ukongera ukamwica. Urumva kuva muri za 50 kugera muri 94, level ya madness y'ubusazi y'imyumvire aho yari igejeje ubunyarwanda, aho yari igejeje nta Rwanda rwari ruhari. Abo babicaga on the basis y'uko atari abanyarwanda.
nkuko Mugesera yabyivugiye ati mupfe babice mubashyire mu Kagera mu mazi basubira Abisiniya aho baturutse. Therefore s'abanyarwanda, abantu muhuje ururimi, muhuje inkomoko, muhuje umuco, muhuje imyemerere, beliefs, byose amateka, mwese mukomoka ngo kuri Gihanga, ibyo byose mwubatse igihugu hamwe, mwarakirinze, abaje kubatandukanya basanze muri kumwe, ubwo nibwo ukangutse ukumva ko atari abanyarwanda ngo bajye muri Abisiniya. N'abandi bose bashiraga mu mazi bagiye imirambo yageze muri za Victoria naho byari bishingiye. Therefore RPA inkotanyi nta choice twari dufite. Genocide itangiye twebwe twumvaga ko uko Arusha yabiteganyaga, Arusha yasinywe ku itariki 9 z'ukwa munani 1993. Guhera icyo gihe hatangira ubwumvikane uko abantu bazahuza, uko ingabo zizajya hamwe, uko RPF n'amashyaka menshi yari yaravutse mu Rwanda azakorana na MRND ya Habyarimana. Of course muri iyo context y'imyumvire ya genocide ntabwo Arusha implementation yayo yashobokaga, ntabwo byashoboraga gukunda n'umunsi n'umwe, ntabwo byashoboraga gukunda. Twarabibonaga ko bitakunda, rimwe tukabiha amahirwe. His Excellency akatubwira ati twebwe Arusha turayiha amahirwe, ese tuzagerayo tubane gute n'aba bantu? No, ati tuzabana. Uko yari kuzabikora simbyumva, kubera ko twajyaga mu nama, buri hari aho twageze tukajya duhura n'ingabo za Habyarimana, tugahurira muri Gicumbi ahantu hitwa Ngondore, tukaganira duhagarikiwe na General Dallaire wari uyoboye ingabo za UN, tukaganira uko tuzavanga ingabo. Ndibuka inama imwe yatangiye saa 11 aho Ngondore mu kazu kari ku muhanda, igeza saa 11 za mu gitondo. Ku ruhande rwa Habyarimana hari umugabo witwaga Colonel Bagosora, hari umugabo witwaga Colonel Anatole Nsengiyumva, hari uwitwaga Colonel Ntiwiragabo Aloys, abo ndabibuka bose. Ariko hakabamo n'abandi wabonaga ntacyo bibatwaye. Harimo aba ex-FARI wabonaga babyemera ko tuzavanga ingabo tukabana. Ariko abo ngabo mvuze byageze saa 11 tunaniranye, Bagosora aratubwira, niho namenyeye ko bitazashoboka ko Arusha ishyirwa mu bikorwa. Yaratubwiye ati reka mvuge mu Kinyarwanda umuzungu atabyumva, avuga General Dallaire ati ngoma bihumbi Mututsi adakandagiye mu ngabo z'iki gihugu, ati ibingibi byose turimo n'ubusa, n'uyu muzungu turamubereza ubusa. Of course urumva inkotanyi twara abasore baratubonaga bakabona turi umuntu buraho, turamubwira tuti rero uribeshye, ahangaha twageze tujya gufata hose nuko twabanesheje, n'ubu ngubu twabarasa n'igihugu tukakibafata. Ariko mu bwenge bwabo buke ibyo ntibabyumvaga, kandi nyamara Arusha yagiye kuba ari uko twafashe igice kinini cy'igihugu, ariko ntibabyumvaga. Binyibutsa n'ubu baracyahari batekereza gutyo, batekereza gutyo, bari hano mu mashyamba ya Kongo. Abangaba barwana na M23 imyaka ingahe ku 94 baba hano muri iyi misozi muturage nayo ya za Nyiragongo, Nyamuragira, za Tongo, abitwa ba Ntawunguka Pacifique. N'ubu haracyariho abatekereza gutyo. Mutinye aho igihugu kigeze, na ndi umunyarwanda imaze kwiyubaka, ariko harimo abakimeze kuri uwo mugabo witwa Pacifique bita Omega hano haruguru, ari uyoboye ingabo za FDLR, ukomoka hano muri Rubavu. Umugore w'abahano muri Rubavu twahuye kenshi cyane. Abana be, umwana we w'umusore yarangije KIST muri engineer,
twahuye kenshi cyane, twahuye kenshi. Umusore we yarangije KIST yibera hano kuri buruse ya leta, undi nawe yagiye kwiga mu Bushinwa, umukobwa we kuri buruse ya leta, ari hano mu mashyamba. 2009 nari hano kuri uyu musozi wa Rubavu mu kwezi kwa kabiri, nari kuri uyu musozi wa Rubavu hariya hari eta major ya division y'aba ba commanders. Mbona numero y'uwo Ntawunguka Pacifique kuri satphone, yari afite satphone. Ndamuhamagara, Pacifique niwo Omega tuniki twavugana, ati twavugana, aturinde nije ndari James Kabarebe, atambo aturambira iki. Namubwira nti Pacifique, iyi myaka yose umaze muri ayo mashyamba hano haruguru n'intambara tumaze kurwana namwe n'imbaraga mumaze gutakaza zitagengana, urumva ko iyo ntambara urwana ifite aho izagukura n'aho izakugeza, ko bamwe muri mu mwari muri kumwe bamaze gutaha mu gihugu bakakirwa bakabana n'abandi, wowe waje ntirwarakabije. Yarayoboye FDLR, yaraje yarakiriye, bari mu ngabo z'igihugu. Ni General Jerome 2003 Ngendahimana yaraje turamwakira, ari mu ngabo z'igihugu. Colonel Murenzi Evariste yaraje, ari wari ushinzwe iperereza muri FDLR 2006, twaramwakiriye. Ubu General Murenzi Evariste ubu niwe komanda wa division ya 5 iyobora mu Mutara. Aba bose ko baje ko twabakiriye, wowe nabo bose ufatiye bugwata aho muri amashyamba mwavuye ko mwaza tukabakira. Ati nkubwire mo General, ati nkubwire ntimbwira, ati ngezagaruka mu Rwanda nta mututsi n'umwe urimo. Ndamubwira rero Pacifique, uribeshye, niba ari ukutekereza nta munsi n'umwe uzasubira mu Rwanda, ntabwo uzahagaruka. Kandi koko niba ari kuri yatekereza akaguma uko nguko, Pacifique ntazigera kandagira mu Rwanda, kuko ibyo bitekerezo bye bishaje ntabyo azigera ageraho, ntabwo arigera ageraho. Ariko ubwo ntabwo byabujije leta y'ubumwe RPF kubaka ubunyarwanda no muri context mbi igoranye. Ntabwo byananira, kuko abo bantu bose numva bari muri Kongo muri ayo mashyamba bafite imiryango hano, bafite n'abana babo babyara. Leta ibaha amahirwe, irabigisha, abana bagatsinda, bakabona za burusi, bamwe bakabona na presidential scholarships bakajya kwiga muri Amerika. Hari ingero zihari. Iyo uvuga ikintu gifite facts biba byiza cyane. Nk'uwo General Murenzi uyu munsi Evariste ni wari ushinzwe iperereza muri FDLR, twarwanye nawe, yaratuzengereje ateye ubwoba. Iyo bari hakurya hariya ntabwo bavuga amazina yabo, bamwitaga Kayonga. Sinzi impamvu bamwise Kayonga, ariko niyo yari sigoneye muye. Twajyaga tubyumva Kayonga yarabaye Kayonga, yaratunaniye, yaratuzengereje, turwanira hakurya hariya. Tunyura mu nzira zidashobotse turamuzana, ariko ahageze yasanze umwana we witwa Trezor mu bana twabaraga nk'imfubyi badafite ababo, nubwo twari tumuzi ko ari uwa Murenzi. RDF yari yaramurihiye amashuri iramwigisha. Ise ari hariya muri Kongo turwana, ari muri FDLR, umwana ingabo z'igihugu zimurihira amashuri. Trezor Mukiza tumurihira amashuri, aba umunyabwenge, yarangije senior 6, aba mu bambere mu gihugu. Abaye mu bambere mu gihugu, Perezida wa Repubulika amufata muri 60 bahaye presidential scholarship bajya kwiga muri Amerika. Trezor yagiye kwiga muri Amerika, Murenzi akirwana natwe ataraza.
Trezor ajya muri Amerika yiga, aba umuhanga cyane, arangiza first degree, akora PhD, ubu afite PhD muri microbiology, specializinga mu bintu by'ubushakashatsi bwa cancer. Arahari, mumushatse mwamushaka, mwanavugana nawe mwamubona. So no muri context ya genocide ikabije bimeze gutyo, kubera nababwiye ko RPF itangira yatangiye kuri foundation ya Ndi Umunyarwanda, ntabwo yigeze itakaza vision, ntabwo yigeze iva ku murongo wayo kubera habaye genocide. Niyo mpamvu umugabo abana be bigaga, niyo mpamvu abana be bigaga. Jerome Ngendahimana wayoboraga division ya kabiri ya FDLR yo mu majyepfo, mu 2001 mu kwezi kwa gatanu barateye abacengezi, nabwo bwa nyuma batera bakuzurira na hano muri Musanze na Rubavu, tukabatsinda bagasubirayo. General Ngendahimana yari afite division ya kabiri agomba kunyura epfo muri Nyungwe, akoresha Burundi akanyura epfo muri Nyungwe, biramunanira. Ariko twaje nawe gukoresha inzira zose zishoboka tumukurayo. Avayo wasanga abana be twarabigishije, twabashyize mu mashuri, RDF barihira. Ubu mukobwa we ni umupilote muri Canada, urumva. Ibi ni bimenyetso bigaragaza ko iyo umuntu afite mu mutwe hazima na tools of analysis nzima, ukamenya gutandukanya ikibi n'ikitari ikibi, ukamenya ko se w'umwana ashobora gukora ibyo ariko umwana ari innocent kandi ari victim, therefore adakwiye kuryozwa ibyo umubyeyi we akora. Ariko kugera kuri iyo level of thinking y'imitekerereze, nuko nyine ubuha agaciro ubunyarwanda, nuko ubuha agaciro ubunyarwanda. 94 urugamba rwarangiye itariki 4 z'ukwa karindwi 94. Urugamba rurangiye abantu barahunze, baragiye, ariko so bihungishije, bahungishijwe n'ingabo n'intera hamwe n'iki byose, barahunga babifashijwemo n'inyigisho bahabwaga n'abafaransa muri doctrine yabo ya scorched earth policy. Bayapuranze muri Indonesia, bayapuranze muri Algeria, kuvuga ngo nimutsindwa mutware buri kintu cyose, ababatsinze batagira icyo basanga. Nuko abaturage baje kujya muri za Mugunga, za Kibumba, Katare, Kahindo, Kashusha, Kamanyora, yo hose mu nkambi zari zikikije u Rwanda hano. Nuko nguko baje kugenda. Ariko ingabo zose zahunze, hari zitarahunze, hari 1500. 1500 zitagize gute, zitahunze. Murabona ibikomere byari bihari 94. Intumbi zari zuzuye ahantu hose, aho wacaga hose intumbi. Abari abasirikare bacu imiryango yabo yashize, basanze nta n'umwe uhari. Ariko 1500 bafashwe. Kugira ngo ugire umutima nama wo gufata icyo 1500 ukigaburire, ugifata ukijyane muri centre kukigisha, kuko 800 bajyanwe Gako, 700 bajyanira ubona mu majyepfo. Mu mezi 2 baratrainingwa barigishwa, barangije baraza, buri umwe aba integrated muri RPA kuranka ye n'akazi kajyanye na grade. Abenshi bari bafite amagrade manini, baratuyobora, turayoboka, dutera amasaruti. Abantu batwicaga nimugoroba babintegrated abandi basirikare muri za batayo, babintegrated muri za batayo. Wa mukobwa nababwira koko nuza Rukotana, wa wundi bajonga igiti, musaza we yitwa Colonel Karemera. Colonel Karemera
ni kamanda wa batali icyo gihe 94. Okay, umuhaye babasirikare ba FARC umaze gufata, turabintegratinze, ubashize muri batayo ye ngo abane nabo bayobore abagaburire urwaya muvuzi, kandi bigakorwa. Erega bituba tuvuga ni facts, ni ibintu bihari. Rukotana yarahari nuko yapfuye, abamwishe ni FARC twarwanaga, FARC twatsinze irahari, yabaye integrated muri RPA. Karemera arahari, yarabayoboye. Uyobora utabantu bakoreye mushiki wawe ibyo ngibyo. Uwo mutima uva hehe? Uwo mutima uva mu nyigisho z'igihe kirekire za His Excellency ayobora urugamba. Buri gihe atubwira ati RPA niwo musinge tuzubakiraho iki gihugu. Ntabwo dukwiye gukora nk'ibyo bariya turwanya bakora. Dukoze nk'ibyo bakora nta mpamvu twaba dufite yo kurwana, byatuma tubireka. Uwo mutima rero wubatswemo mu Nkotanyi niwo watumye igihugu cyongera kuba igihugu kirasanwa, kirubakwa, cyubakira ku rundi umunyarwanda, tutirengagije ibikomere byari bihari. Kandi 94 se hari iki? Nta institution yari ihari. Igihugu cyose ni muri abana ntabwo mubizi, nta administration yari ihari, nta muyobozi n'umwe wari uhari, bose bari bagiye. Nta ngabo zindi zari zihari uretse RPA, nta polisi yari ihari yo kubungabunga iki, nta justice yari ihari. Ni ukuvuga ko institution yonyine yari ihari ni structure ya RPF, ni RPA, ni Inkotanyi. Bariya tuvuga bafashwe bakajyanwa muri Gacaca, muri za prisons 1,900,000. Bafashwe nandese ko ari nta wundi wari uhari wo kubafata ngo abajyane muri prison, akorane na HCR na Croix Rouge bazana ibiryo kugeza aho abantu bazagira muri za Gacaca. Na RPA niyo yabafataga kwitabishije, ko yabahaye amahirwe yo kunyura muri Gacaca, abandi no kubabarira. Iryo niryo tandukaniro hagati y'aba elitist bijije navuze baza 50, 60, 70, 80, 90 bayoboye u Rwanda. Niyo tandukaniro y'imitekerereze yabo n'imitekerereze ya RPA yo guhindura ayo mateka yose. Barahari benshi cyane, nk'ubwo iyo tuvuga abo 1,500 baba integrated, barahari n'abayobozi benshi. Minisitiri w'ingabo uyu munsi General Major Albert Murasira yari muri abo ngabo. Njya museka, hari story njya mwibutsa tukayiseka, kubera ko bari bakimara kuba integrated. Noneho haba itariki ya mbere y'ukwa mbere 95, abantu bari bamenyereye ngo buri mwaka uko utangiye ngo abasirikare barasa umwaka, pop amasaso hejuru, mujya mubumva hakurya ahangaha ngira ngo barabikora. Noneho icyo gihe abantu barasa amasaso. President His Excellency biramubabaza cyane, igihugu kivuye muri jenoside, amasaso yaracecetse, abantu barimo bararasa amasaso. Avuga ati ni ubucucu, ntashobora kwihanganira. Atudiployinga gufata abarashe. Ubwo icyo gihe General Commander wa Republican Guard, turagenda turabatoragura n'uwo Murasira tumutoraguramo, kandi yaraye abaye integrated atarabona n'imbunda. Noneho tubajyana ka Kigali, His Excellency abasangayo n'umushinya mwinshi cyane, bose abamiriye nabi, abakubita amakofi, abagira gute, mwabaginga mwe murarasa muri iki gihugu kimeze gutya. Murarasa agera kuri Murasira atafane jewe ndetse farina nibwo nyiba integrated, nta n'imbunda ndagira.
aramubwira ati we mugingo urambwira exfar ati uri ingabo y'igihugu ntabwo exfar wa muginga aturi kimwe n'abo bandi bose aturi kimwe n'abo bandi bose uri ingabo y'igihugu ntabwo exfar iryo jambo sizagibagirwa ariko nanjye ubwo nari negereye His Excellency ndiho mwongorera abantu biguye ne exfar ashobora kuba atarashe yaranyishe nditaza nanjye urumva kuko kuri we niba wabaye integrated uri ingabo y'igihugu niba ingabo z'igihugu zarashe ibizireba n'ibyaha zakoze nawe wabikoze mwese muri kimwe ntawe bitandukanye ibi byose tuvuga ari ibintu biri factual bihari muzabaze Murasira ubwo ariko tuvuye aho ngaho mu minsi mike integration itangiye His Excellency yashaka abantu bakora mu biro bya Vice President Minister w'ingabo tumupropoza Murasira gukora muri planning ati yize iki ati tutiyize imibare kandi yayigishaga no muri university ari suriye tunawafara atokera tubone mumuzanye kuko we icyabona ubwo arabona quality aramuzana mushinga planning mu ngabo z'igihugu amushizwe planning buriya abasirikare uko nibuka neza bari abasirikare urubyiruko rwose rwagiye kwiga mu Buhinde bakaza aribo ba mbere bazi ibintu bya IT na technology ni Murasira wabakoreye selection niwo wabahaye interview kuko niwo washoboraga gusetting imibare physics n'ibiki byose kugira ngo abakosore avuga ati abanibo batsinze bajye muri buruse Buhinde. So murabona akamaro k'imyumvire myiza kuko nguwo iyo tumwica se ngo next far ari umunyamibare gutyo ninde wari kubahombye ni igihugu cyari kuba gihombye niwo munyarwanda nk'uwo igihugu kiba gikeneye ariko context twarimo ntitukayibagirwe yari mbi cyane ibikomere byari bihari abantu bapfuye abakomeretse ntabwo byari byoroshye kuba rero u Rwanda rwarikuye hariya kuba u Rwanda rwarikuye ku 94 tukaba tugeze aho tugeze uwavuga ko yabisubiza yaba yibeshye kuko twashoboraga guhera hariya urugamba rwacu rwo kubohora igihugu kuza kigira igihugu cy'umunyarwanda umwe utera imbere ubanye neza n'undi urugamba rwari kurangirira hariya muri genocide natwe tuba nk'abari abandi ariko kuba twarahavuye tukaba tugeze aho tugeze bantaho ubuka bavuga ubusa ntaho bazageza igihugu ntaho bakishoboye gukandira ntaho bakandira na gato ni ukuvuga ko the foundation the base tumaze kubaka nubwo hakiri ibisigisigi bya genocide ideology n'iki byose igenga bitekerezo ibyo ngibyo ni aftermath ni last stage ya genocide ibaho ikanatinda noneho turukana muri ayo mateka hari abatazava kwizima ariko kuvuga ngo hari uwarivasinga iyi trend turiho y'iterambere y'ubumwe bw'abanyarwanda bwubakiye kuri ndi umunyarwanda nta wabishobora nta nubwo byakunda ntabwo byashoboka 94 hafashwe 95 96 hafashwe icyemezo cyo gucyura abanyarwanda izi mpunzi zose zari hakurya UN yanze UNHCR ibibonamo profit kubera igabura kubera iki buriya iyo abantu bahunze buriya beneficiaries ntibagira ingano buriya hari imiryango yifuza ko abantu bahunga ikifuza ngo abantu bahunge kugira ngo indege zabo zibona akazi byo gusuplyinga abacuruza fuel babona akazi indege abagurisha za biscuits zizajya gutangwa mu mpunzi aba parite jaune iki byose umwanda wose bashyira impunzi
nkanswe none impunzi miliyoni 3 zari hakurya ahangaha twahagaraga ku musozi wa Rubavu ukabona indege kubera impunzi zari hakurya ukabona indege zirandinga kuri Goma zarutaga indege zirandinga ku kibuga cya Gatwick mu Bwongereza mu isaha imwe zabaga indege zikurikiranye gutyo. Iyo ni business ikomeye cyane, ni business itoroshye. Je nyobora ingabo za Kongo, umushobozi atamajoro wa Birigi yaraje turaganira mubwira amateka y'u Rwanda yose. Aravuga ati ntabwo narindwise je ndi umusirikare se ndi umunyepolitiki, atari koreka nkubwiza ukuri in the context y'u Rwanda rwanyu. Ati muri Kongo mwararwanya intambara muragira gute musenya inkambi. Ati mwibaza ko hari umuryango mpuzamahanga n'umwe uzigera ubashimira ko mwacyuye abanyarwanda mugasenya inkambi? Ati never. Ati byo ngibyo mubimenye, muzabipfa n'amahanga akomeye, muzabipfa n'imiryango ikomeye, kuko you stepped on their interests. Interest zabo mwarazangije kuko ni business. Yongera akandi kantu kari very sensitive ariko ka making a sense. Ya arambwira ati rero yatumwebwe abanyarwanda ni mutirwanaho ngo muke muri bazo byanyu, mutibaza ngo twebwe ari cyo tuzabamarira. Ati ndakubwiza ukuri, ati mwebwe mugira ethnicities ebyiri, abahutu abatutsi. Ati yes, twebwe the west abazungu, icyifuzo cyacu nuko haba imvururu zituma abahutu bahunga, kuko abahutu bahunze ni benshi cyane, kandi ari benshi biradufasha kugabura, gutanga imfashanyo, business ikiyongera. Ati naho mwebwe abatutsi muri handful, muhunze nta ubitaho, nta nuwabaha agaciro kuko nta business value mufite, muri bakeya. Ati nicyo dupfana nawe nta kindi. Ati nkubwiye ukuri, genda gutekerezaho mukemura ibibazo byanyu, naho twebwe abazungu ntacyo tuzabamarira, ntacyo tuzabamarira. Ati nizo mpunzi ntacyo twari kuzazimarira muri Kongo, zari kugumamo zigatungwa na parite jaune zikahamara imyaka ibihumbi n'ibihumbi, amageneration yazo agapfa ntacyo agezeho. Kandi koko mu 1997 twigeze kuba turi muri Kongo, hariya mu majyepfo ya Kongo, mu majyepfo ya Kivu ahitwa Bunyakiri, noneho mu mashyamba turwana na FDLR yitwa Gari. Dutandukanye impunzi nyinshi cyane, dufata impunzi nyinshi tuzishyira hamwe, dusaba HCR, turayihamagara tuti nimudufashe mudushakira amakamyo ducyura aba bantu mu Rwanda. Ubwo iyo minsi yose twari twabafashe twabatandukanyije na Ariri, nitwe twabagaburiraga, nitwe twakoraga byose kandi tutabishoboye. HCR iravuga iti twe nta makamyo dushobora kubaha yo kubatwara mu Rwanda, ahubwo niba mushaka ko tubagaburira nimukora inkambi hano, bagume muri inkambi, duteking over inkambi, tuzabagaburira. Naho n'ibyari byo kubatwara mu Rwanda ntabyo tubafasha. Icyo gihe twafasha mu modoka ashoboka yose yacu, ay'abakongo, abantu turabinjiza baza mu Rwanda barataha. Nuko abantu benshi bagiye bataha. So igihugu rero aho kigeze, ikintu kimwe isomo rimwe mugomba gukura muri importance y'ubunyarwanda, nuko abantu babohoye iki gihugu cyacu babyubakiye ku bunyarwanda, no gukunda u Rwanda no gukunda abanyarwanda. Akaba ari byo byatumye badateshuka ku murongo bariho kuri viziyo, no mu bihe bibi cyane byari challenging nka genocide. Nta cyashoboraga gukura FPR ku murongo nka genocide, ariko it didn't. Yagumye focused, ikora ibyo byose nababwiye. Ubu gisigaye rero
ni mwebwe urubyiruko, twebwe urubyiruko rw'aba ba officers, twebwe ntacyo twishinja, nta nicyo tutakoze pe, nta nicyo twakoreye u Rwanda. Bamwe kuba bakiriho uyu munsi, aba bose ntabwo ari ikindi, ni raka, kubera ko abo twatakaje ntibagira ingano, abo twatakaje ntibagira ingano, ntushobora no kubabara. Intwari nyinshi cyane, ariko icyo nzi, nta musirikare n'umwe w'inkotanyi wapfuye ari gretinga icyamuzanye ku rugamba. Buri wese yapfaga ari happy, yishimye, akanavuga ijambo rimwe ati ndabizi ngiye ndapfuye ariko uzasigara azatsinda. Nicyo benshi bahurizagaho, aba bari hakurya rero ngo ni FDLR ntacyo batagerageje. Ubwo 96 bajya His Excellency ajya kubacyura ku ngufu, bari bapanze genocide ya nyuma bayise n'izina, bayise operation, bayihaye n'izina. bakunda gukodinga buri kintu cyose cyabo bakita amazina. Na operation twarwanaga nabo buri gihe bazihaga amazina. Hari igihe twarwanaga nabo Mutara, twarabonaniye kuva ahantu hitwa Gikoba, bapanga operation ngo ni Rukokomba, iyo turayitsinda. Bapanga indi ngo ni Simusika, turayitsinda. Bapanga indi ngo ni operation ratissage combiné, iyo turayitsinda. Tuyitsinze, Habyarimana iyo ya gatatu, Habyarimana aravuga ngo impamvu bariho batsindwa ngo nuko muri FAR harimo ibyitso, ngo kandi ibyo byitso ngo ni abanyenduga. Twebwe icyo gihe twari tuzi abanyenduga niki, abanyenduga bakiga ntabwo twari tubizi. Ababizi baradusobanura, bari muri FAR, twari turi kumwe, abari barabaye integrated, batabanyenduga nabo mu majyepfo, abakiga nabo mu majyaruguru. Icyo gihe rero bakuramo abitwaga abanyenduga muri FAR, babakuramo bose babasubiza inyuma, basigara abitwa bakiga. Noneho bakora indi ya nyuma yitwaga Muvumba mobile. Icyo bakoze, wumva imitekerereze y'amacakubiri ko ibipfuye ari imitekerereze mibi. Muvumba mobile bayishyizemo gusa abakomoka ku Gisenyi, udakomoka ku Gisenyi ntiyari muri Muvumba mobile. Babanyo bazana ko turwana, turayishwanyaguza pe. Tuyishwanyaguje buriya Muvumba mobile tuyitsinze, niyo yagarutse ine Gisenyi 94, niyo yisha abantu muri Gisenyi ikabamara. Iyi commune rouge yose ni yiyo Muvumba mobile. Niko bimeze. Ariko nibyo nababwiraga ko urebe international community n'abazungu kubizera n'iki byose mu mitekerereze yabo, bareba inyungu zabo. Icyo gihe bari hakurya ahangaha 96, mbere yuko His Excellency yohereza ingabo kubaguta no gucyura impunzi, nyine niyo operation nababwiraga bari bapanze, nayo bari bayise izina, bari bayise cockroach, bayita iki mu Gifaransa? Inyenzi. Bari bayise, bari bayise operation insecticide. Ubwo no kuvuga inyenzi uzanye insecticide yo kugira gute, yo gufuhira. Baragenda baraza bakora infiltration hano muri Gisenyi. Ubwo bari Mugunga, mu Butara bahimbunda, icyo abafaransa barabigisha, bakora infiltration Gisenyi. Bajya kuri Iwawa,
akarwa kayiwabo baragafata tutabizi kugira ngo ariko bazakoresha binjira muri Nyanyumba, bagashyiraho batayo yabo yitwaga Kagoma, bakavuga ngo mu kuza kwabo bazahera ku musozi wa Kasimbi hano bakore extended line imwe bagere Bugarama muri Rusizi, abasore inkumi intera hamwe n'iki zibajya inyuma bagende bica buri kintu cyose gihumeka bakigeze ku Rusumo no ku Kagera. Iyo ni operation insecticide. Ni nabwo ayo makuru yazaga His Excellency arabimenya, bariya bari baje bitwa ngo ni Kagoma, batayo Kagoma yari wawa His Excellency upon operation RPA iragenda irayirasa, sinzi ko hari wacitse ku icumu by'amahire warasiyo batayo Kagoma wajya yoboye iyo operation. Nguyu ni Colonel Hodari yicaye hano. Rero ibyo bakomeza bari hakurya bagerageza igisigaye mu mitwe yabo nta ideology ya genocide gusa, ariko imbaraga zo kurwana zo zarashize. Icyo bakora ni ukwambuka mu Gitero Shuma bakagera muri Bugeshi kwa Mudenge kuko ari hafi y'umupaka, bakica umuntu bakongera bagasubirayo. Ariko Rwanda aho rugeze nta nubwo twihanganira ko umuntu umwe apfa muri ubwo buryo, ntabwo twihanganira ko umuntu n'umwe yapfa muri ubwo buryo. Niho level ya value y'umuntu tuyigejeje uyu munsi. So niyo bazana za arguments ngo FDL ngo hasigaye bakeya ngo ntacyo batwara u Rwanda, ariko twebwe bakeya bafite ideology nk'iya ntawunguka uvuga ko azataha ari uko nta mututsi ukiri mu Rwanda, twe ntabwo tubibona nka menace ntoya, kubera ko nabatangiye genocide mu Rwanda muri 59 abitwa Bagitera n'abandi zari intiti zitageze abantu 9-8. Niba abantu 8 baricaye bagakora ya mategeko ngo y'abahutu muri 59, muri 94 miliyoni z'abantu zikica abantu, kuki wareka FDL ngo yorore hano hangaha? Ni ibintu bitashoboka, kuko uba worora yambuto mbi. So twebwe rero ntabwo tubona menace ya FDL tuyibarira mu mibare bafite, ubwinshi bwayo tubonera benja yayo tuyibonera muri ideology ifite. So nkamwe urubyiruko rero His Excellency yasabye Unity Club ko ari mwebwe bakwibandaho mu kubaka ubunyarwanda, kubera ko nimwe mufite igihugu mu maboko yanyu imyaka myinshi iri imbere. Genocide ideology n'ingengabitekerezo ni mwebwe mwayica, nimwe mwayirwanya kuri social media n'ahandi hose mu mahuriro muhuriramo, kugira ngo mugire igihugu gitekanye kandi gitere imbere. His Excellency ahavanye urubyiruko kubera ko arabizi from his own experience. None se urugamba rwo kubohora igihugu cyacu, niba nababwiye ko RPF yatangiye 1987, ni ukuvuga ko abayitangije ni His Excellency yari afite imyaka 30. Imyaka 30 ni ukuvuga ko imyaka 30 bamwe murayifite abandi muri hafi kuyigeza namwe. Niyo mpamvu avuga ati mwabikora. Net Fred yari afite 31, ariko abandi bose bari bakomeye mu rugamba bitwa bari Tunyenyezi yari afite 26, ariko bakomeye aribo bakora ibi bintu byose. So ntabwo rero His Excellency yemera n'umunsi n'umwe ngo urubyiruko rwacu rwaba ruri aho ngaho ruri irrelevant, rutiyumva ko rufite imbaraga, ko rufite n'agaciro, ko rutagira na contribution. No, yumva ko mukomeye cyane. Niyo mpamvu abashyira imbere nimwe mufite imbaraga, nta mpamvu yo kwicara twebwe n'aba bari hano imbere
ngo bari twe twiyigisha ndi umunyarwanda twiyigisha, ntacyo byatumarira, ni mwebwe byagirira akamaro. So ndi umunyarwanda again, niyo basis of our existence. U Rwanda bavuga ko ari igihugu gito in size, kandi koko ni gitoya. Bavuga ko kidafite umutungo kamere. Okay, n'ubuto bwacyo butuma n'uwo mutungo kamere tutawubona. Naho waba uri hatuye abantu nitwa bakora ngo tujye gucukura, ariko umutungo kamere dufite ni abantu. Ni ya population navugaga ya survivors slave trade itsindagiye hano ahitwa ngo nagaho gato ikabitsindagiye, ariko ko itsindagiye uwo ni umutungo ukomeye cyane. Ariko uwo mutungo waba umutungo dufite imitekerereze myiza, dufite abantu vukorite, dufite karite, dushobora guteza igihugu cyacu imbere. Iyo umutungo kamere ari uw'abantu uri developed, uruta umutungo kamere uri mu butaka utazigera uvayo, utazigera umarira bene cyo icyo gihugu bene cyo. Niko bimeze. Kandi kugira ngo uwo mutungo kamere tuzawubungabunge tube developed, nuko twagira imitekerereze myiza, nuko twashingira kuri ndi umunyarwanda, sivyo? Murakoze cyane. Abakoze umushyitsi wacu mukuru